nta muntu wagurisha ku 30. Genda ubaze imanuza wawe. Zana yago nabonye ari kumwe na Payasi. Somemo muri comment hano. Kwivanga mu by'umugabo n'umugore kuko bihe nawe ubu byivanzemo. Zana yago arahari se? Yago araharira? Yago arahari? Yago ari kumwe na Payasi barimo bakora ikiganiro, ndabazi nabonye ahantu bari. Show ya Gasuku mu mpamagara abegereye wa mipango mubwire ati Dumba is up in this motherfucker. Tell a friend to tell a friend. Niba ashaka kuba show cyangwa n'abasamaze iminsi ntarya. Niyo mpamvu mubona ko mwijosi yanjye yagize gutya. Ndabona ubukomenti bwanyu muri muranyandikira ngo Dumba ngo urimo urasaba Keza. Ntaribi. Keza yambyarira umwana w'umunyabwenge. Wanshizeho se koko. Nkajya mu miwenge ntabwo njya hano ndatsimbaza nanu, ariko mfite abagore rero Brandine ni umwe mu bagore ngo tukitara tukavuga ni hahandi rega nkura bya biboro by'ubuge. Iyo ubaye mu kintu cyadanje nawe hari ukuntu ujya ubabona ukavuga ati cya gikorwa kirimo kirirya neza, none kigahita kirya nawe ugahita ukigana ugasanga nawe ibyo biboro wabimenya ukuntu barimo babirya bakabirya, ariko ntihazagire ikigo kivuga ko ngenda umutinga njyewe nkunda Manya Kamil. Skora always seems Skora was tell me what you gained weight. Skora dim why you gained weight. Yego Keza chérie, je t'aime aussi. Zamura Kimenyi mani ari live nawe. Kimenyi ntabwo uri live aho ngaho. Kimenyi erega bari Kimenyi ni umuntu urenze, ni umuntu agent, ntabwo wapfa kumuzana gutya, kandi Kimenyi ntabwo ujya ubona Kimenyi imihanda gutya cyane. Kimenyi ntabwo azi imihanda. Kimenyi nawe baje kugira ngo abyiyumvire ibyo mvuga, kubera abantu baba ngo Dumba yakuvuze abaje abyiyumvire, kandi icyo mukundira ntabwo aza muri fake account. Kimenyi araza account ikagaragara, akaba ari aho mukavuga amahomvu babona. Ntabasubize, ntagire icyo avuga agahita yigendera. Uwo ni we Kimenyi. Uwo ni we Kimenyi.
araza ari muri akawunti ye akumva ubugamo muriho muramuvugaho nk'umuvuga nabi umuvuga neza yarangiza agahita yitambukira abandi ba debeni ba bruce bashinga mu fake akawunti biruka muri fake akawunti ugasanga niba urimo urandika ngo the Benning is the greatest of all time ngo the Benning is the goat ngo Bruce Melody is the goat ari muri fake account niba ufite amabya manini fata account yawe nka Kimenyi uze urebe Dumba arimo arakuvuga erega nanjye nibyo mbashaka nkuvuge umbona kandi ngo bambwiye abantu bakazi iyo ngo bakakuvuga amagambo bakagushira ngo yakuze ngo yagize iki ngo bakaguteranya nande baraguteranya nande what the fuck are you going to do anyway nibaguteranya nanje nibaza reka mbabwirira abantu muri hano n'abantu bariho baranyuma reka mbabwire nibaza kuguteranya nibaza ngo ngo ugiye gutwara urugamba ngo urutwara ngo ugiye kunteranya ngo sinzi ngo n'umusani runaka ngo jewe namuvuze ngo cyane iki there is nothing umusani is going to do nothing at all arakwiriza n'ubundi kozi n'ubundi mbamba kunyerega ngiye ntabwo nza ntavuga ibintu biri mu kuri bishobora kuba atari ukuri kose ariko muri bo some accent of truth kandi abizi ko ari ukuri kandi ibyo mvuga ko ari byo yego nzi guhabya nkavuga bimwe bitumvikana ibiri bimeze gutya kugira ngo amagambo yose simvugireho amahomvo menshi uko iyo uvuze ibintu byinshi by'ukuri ubabaza abantu uvugiraho amahomvo menshi rero ngenda nkakwepamo bimwe ukundi kuri nkabugiraho nkatukaniramo nkagenda byose nabivuze ariko mvuzemo ibyangombwa nawe abizi abibona avuga ati nyamara umuniga yaranabizi kwanza yanampereje aho niho mbera mubi ndaza hano ku bintu ijana nzi nkavugaho 5%, nkavugaho 5%. Umusani bakabimushyira akamubwira ati yakuvuze Dumba yavuze ibi yakavuga ati umuntu azi ibi ngibi abazina bya bindi umuswera yampereje icyo bagomba gukurikira wowe ahita amamagara akambwira ngo thank you kandi wowe wumvise namutwitse wowe wumva namutwitse kabaye ntacyo ntamuvuzeho ariko mu gikari agahita amamagara agahita ambwira ati thank you so much. Thank you so much. Akaba yamana amakuru yose akambwira ati amakuru yari asigaye ntaye nkambwira ati reka ayo tuyafundikire cya Godfather n'ikibimenye ubwo ni akazi kawe ubwo kizabivuga niyo kigenda kikavuga ibintu byose kikavuga kira kitu njyewe Dumba simvuga mvugaho 5% cyangwa 10%, ariko ugahita umenya tumunegera avuze ibi bintu azi byinshi. Ikibazo Dumba uratukana Abanyarwanda utabatutse ntabwo wamenya ubwenge.
to be the lion in the jungle, you have to roar. Other ushobora gusanga twose udusimba turaho musinzi ubugira fungo bwagize gutya musinzi karavuze nakanga karaje karimo karasakuza no. If you're the lion in the jungle, you fucking roar, you fucking shout. That's when all the animals will know. They will say, yeah, the lion is up in this motherfucker. Ndatwika pe. Ndatwika. Wallahi ibi bintu barabimbyariye. This shit is for me. This shit is for me now. It doesn't belong to anybody. It belongs to me. This shit doesn't belong to anyone else. It belongs to me. Kataje Darasi mu Rwanda Convention VP. Nakinewe Darasi nari kuzayo. Ikintu cyatumye ntajya Darasi cyari kimwe. Mumbaze muri komenti ngo cyari iki. Mumbaze ati ni iki cyatumye utajya Darasi muri Rwanda Convention. Mumbaze. Mumbaza ati ni kubera icyo utagiye muri Darasi kugenda gusanga Urban Boys. Mumbwira ati kubera icyo utagiye gufana Urban Boys. By the way, Urban Boys bino minsi akaba ari The Ben, Kevin Kade, n'uwitwa Element Ere, nibo ba Urban Boys ba 2025. Gusa Caritas barahoberana cyane. Niki cyatumye utajya Darasi? Hano ndazimbaza nano ariko mufite abagore ko rero Brandine ni umwe mu bagore ngo tukicare tukavuga niyo ahandi rega nkura zabo bya biboro by'ubuge. Iyo ubaye mu kintu cyadanje nawe namenye ko medaki kirirya neza no kigahita kirya nawe ugahita ukiga ugasanga nawe bya biboro wabimenye ukuntu barimo babirya mu kabirya ariko nikazagira ikigo kikivuga ko ngenda umutinga cyewe nkundi. As soon as I heard that Medi is coming to Rimangona Chonzaba Amazasumba Skora always sings, Skora always tell me what you gained weight. Skora dim why you gained weight. Yego keza shiri shitemusi zamura kimenye mani ari live nawe kimenye ntabwo ni live aho ngaho
Kimenyi erega bari Kimenyi ni umuntu urenze ni umuntu agent ntabwo wapfa kumuzana gutya kandi Kimenyi ntabwo ujya ubibona Kimenyi imihanda gutya cyane cyane Kimenyi ntabwo azi imihanda Kimenyi nabo baje kugira ngo abyiyumvire ibyo mvuga kubera abantu baba ngo Dumba yakuvuze abaje abyiyumvire kandi icyo mukundira ntabwo aza muri fake account Kimenyi araza account ikagaragara kabaraho mukavuga amahomva babona nabasubize ntagire icyo avuga agahita yigendera uwo niwe Kimenyi Kimenyi araza ari muri account ye akumva ubugamo murimo muramuvugaho nk'umuvuga nabi umuvuga neza yarangiza agahita yitambukira abandi ba The Ben ba Bruce bashaka mu fake account biruka muri fake account ugasanga niba uri murandika ngo The Ben is the greatest of all time ngo The Ben is the goat ngo Bruce Melody is the goat ari muri fake account niba ufite amabya manini fata account yawe nka Kimenyi uze urebe Dumba arimo arakuvuga erega nanjye nibyo mbashaka nkuvuge umbona kandi ngo bambwiye abantu bakazi yo ngo bakakuvuga amagambo bakagushira ngo yakuvuze ngo yagize iki ngo bakagutera ngo bakagwe ngo baraguteranya nande baraguteranya nande what the fuck are you going to do anyway niba guteranya nanje nibaza reka mbabwire abantu muri hano n'abantu barimo baranyuma reka mbabwire nibaza kuguteranya nibaza ngo ngo ugiye gutwara urugamba ngo rutwara ngo ugiye kunteranya ngo sinzi ngo n'umusani runaka ngo jewe namuvuze ngo cyane n'iki there is nothing umusani is going to do nothing at all arakwiriza n'ubundi kozi n'ubundi mbamba kunyerega ngiye ntabwo nza ntavuga ibintu biri mu kuri bishobora kuba atari ukuri kose ariko muri some accent of truth kandi abizi ko ari ukuri kandi ibyo mvuga ko ari byo yego ngize guhabya nkavuga bimwe bitumvikana ibindi bimeze guke kugira ngo amagambo yose simvugiremo amahomvo menshi uko uvuze ibintu byinshi by'ukuri ubabaza abantu uvugiramo amahomvo menshi rero ngenda nkakwepamo bimwe ukundi kuri nkabugiramo nkatukaniramo nkagenda byose nabivuze ariko mvuzemo ibyangombwa nawe abizi abibona avuga ati nyamara umunega yaranabizi kwanza yanampereje aho niho mbera mubi ndaza hano ku bintu ijana nzi nkavugaho 5% nkavugaho 5% umusani bakabimushyira akamubwira ati yakuvuze Dumba yavuze ibi yakavuga ati umuntu azi ibingi babazina bya bindi atumuswera yampereje icyo bagomba gukurikira ahita amamagara akambwira ngo thank you kandi wowe wumvise namutwitse wowe wumva namutwitse kabaye ntacyo ntamuvuzeho ariko akamugikara agahita amamagara agahita ambwira ati thank you so much akaba yamana amakuru yose akambwira ati amakuru yarasigaye naye nkambwira ati reka ayo tuyafundikire cya Godfather n'ikibimenye ubwo nakazi kawe ubwo kizabivuga niyo kigenda kikavuga ibintu byose kikavuga kira kitu njyewe Dumba simvuga mvugaho 5% cyangwa 10% ariko ugahita umenya tumunegera avuze ibi bintu azi byinshi ikibazo Dumba uratukana Abanyarwanda utabatutse ntabwo wamenya ubwenge to be the lion in the jungle you have to roar ada bishobora gusanga twose udusimba turaho musenze ubugira ngo bwagize gutya musenze karavuze nakanga karaje karimo karasakuza no if you're the lion in the jungle you fucking roar you fucking shout that's when all the animals will know they will say yeah the lion is up in this motherfucker Shanda twika pe
ndatwika wallahi ibi bintu barabimbyariye. This shit is for me, this shit is for me. Now it doesn't belong to anybody, it belongs to me. This shit doesn't belong to anyone else, it belongs to me. Kataje Darasi mu Rwanda Convention VP. Nta kindewe Darasi nari kuzayo. Ikintu cyatumye ntajya Darasi cyari kimwe. Mumbaze muri comment ngo cyari iki. Mumbaze ati ni iki cyatumye utajya Darasi muri Rwanda Convention. Mumbaze. Mumbaza ati ni kubera icyo utagiye muri Darasi kugenda gusanga Urban Boys. Mumbwira ati kubera icyo utagiye gufana Urban Boys. By the way, Urban Boys bino minsi akaba ari The Ben, Kevin Kade, n'uwitwa Element Ere, nibo ba Urban Boys ba 2025. Gusa Caritas barahoberana cyane. Niki cyatumye utajya Darasi? Impamvu ntagiye Darasi, namenye ko Meddy agiye kuza kwiririmbisha gospel. As soon as I heard that Meddy is coming to ngo nacyo nzaba amazi asumba nantera ubwoba everything. Hano ndazimbaza nanu ariko mufite abagore rero Brandine ni umwe mu bagore ngo tukicare tukavuga niyo ahandi rega nkura zabo bya biboro by'ubuge. Iyo ubaye mu kintu cyadanje nawe hari ukuntu ujye ubabona ukavuga ati cyaje koga kimwe kirirya neza none kikahita kirya nawe ukahita ukiga ugasanga nawe bya biboro wabimenya ukuntu barimo babirya mu kabirya ariko ntihazagira ikigo kivuga ko ngenda umutinga cyewe nkundi. Manya come here. Skora always sings, Skora always tell me what you gained weight. Skora dim why you gained weight. Yego keza shiri shutemu Zamura Kimenyi mani ari live nawe. Kimenyi ntabwo ni live aho ngaho. Kimenyi riga bari Kimenyi ni umuntu urenze n'umuntu agent ntabwo wapfa kumuzana gutya kandi Kimenyi ntabwo ujye ubibona Kimenyi imihanda gutya cyane. Kimenyi ntabwo z'imihanda. Kimenyi nawe baje kugira ngo abyiyumvire ibyo mvuga. Kubera abantu baba ngo Dumba yakuvuze abaje byiyumvire. Kandi icyo mukundira ntabwo za muri fake account Kimenyi araza account ikagaragara. Kabaraho mukavuga amahomva babona. Nabasubize ntagire icyo avuga agahita yigendera. Uwo niwe Kimenyi. Uwo niwe Kimenyi. Araza ari muri account ye akumva ubugamo murimo muramuvugaho nk'umuvuga nabi umuvuga neza.
yarangiza agahita yitambukira. Abandi ba The Ben ba Bruce Melody bashinga mu account fake account, biruka muri fake account, ugasanga niba urimo urandika ngo The Ben ngo is the greatest of all time. That's when all the animals will know. They will say, yeah, the lion is up in this motherfucker. Sha, ndatwika pe. Ndatwika, wallahi ibi bintu barabimbyariye. This shit is for me. This shit is for me now. It doesn't belong to anybody. It belongs to me. This shit doesn't belong to anyone else. It belongs to me. Kataje dasi mu Rwanda Convention VP. Nakinewe darasi nari kuzayo. Ikintu cyatumye ntajya darasi cyari kimwe. Mumbaze muri komenti ngo cyari iki. Mumbaze ati ni iki cyatumye utajya darasi muri Rwanda Convention. Mumbaze. Mumbaze ati nibe kubera icyo utagiye muri darasi kugenda gusanga Urban Boys. Mumbwire ati kubera icyo utagiye gufana Urban Boys. By the way, Urban Boys bino minsi akaba ari The Ben, Kevin Kade, n'uwitwa Element Ere, nibo ba Urban Boys ba 2025. Gusa Karitasi barahoberana cyane. Ni iki cyatumye utajya darasi?
impamvu ntagiye Dallas namenye ko Meddy agiye kuza kwirimbisha gospel. As soon as I heard that Meddy is coming to Mangona Chonzaba,